Imibare y'abahitanwa n'umuvuduko ukabije w'amaraso ikomeje kwiyongera nk'uko bitangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima WHO. Ivuga ko 12.8% by'impfu zose zituruka ku muvuduko ukabije w'amaraso. Mu mwaka wa 2008 ho mu bafite imyaka 25 umuvuduko ukabije w'amaraso ivuga ko wazamutse ku ijanisha rya 40%. Mu kiganiro cyacu cya none tugiye kugaruka ku muvuduko ukabije w'amaraso. Turarebera hamwe umuvuduko ukabije w'amaraso icyo ari cyo, dusobanukirwe na biriya bipimo bifatwa, turebere hamwe ibitera umuvuduko ukabije w'amaraso, turanagaruka ku bimenyetso bigaragaza umuntu ufite umuvuduko ukabije w'amaraso. Tunarebere hamwe uko wakwirindwa ndetse n'icyo wakora igihe wagize ibyago byo kugira umuvuduko ukabije w'amaraso. Nguhaye ikaze. Umuvuduko ukabije w'amaraso cyangwa se hypertension ni imwe mu ndwara zibasira umutima. Uvugwa mu gihe umutima utera ku gipimo kirenze icyagenwe, aho amaraso anyura mu mijyana abagendera ku muvuduko ukabije ugereranije n'usanzwe. Igiteye ubwoba kuri iyi ndwara ni uko iri mu zica bucece. Iyo umutima wawe utera ubusanzwe wohereza mu bice bitandukanye by'umubiri amaraso meza ubinyujije mu mijyana. Iyo imbaraga umutima ukoresha ari nyinshi biruta ibisanzwe, amaraso agendera ku muvuduko wo hejuru. Ubusanzwe igipimo cy'umuvuduko amaraso agenderaho ni 120/80, aribyo byerekana ingufu ziba ziri mu mutima igihe wohereza amaraso mu bice bitandukanye by'umubiri n'iziba ziwurimo igihe umaze kuyohereza. Iyo rero icyo gipimo cyarenze 140/90 biba bivuze ko umuntu afite uburwayi bw'umuvuduko ukabije w'amaraso. Ibipimo bibarwa mu mibare, handika umubare ugaragaza umuvuduko w'amaraso igihe umutima uri gutera kandi unohereza amaraso mu mubiri, ukaba ari uriya mubare ubanza, hanyuma bakanandika ugaragaza umuvuduko w'amaraso igihe umutima uri kuruhuka witegura kongera gutera. Ubundi ni ibintu bisanzwe ko umuvuduko w'amaraso ugenda uhindagurika bitewe n'ibihe. Nk'iyo umuntu aryamye, iyo ubyutse, iyo wishimye cyangwa se ugize ubwoba cyangwa se uhangayitse, umuvuduko w'amaraso uriyongera. Iyo rero birangiye umutima wongera gutera bisanzwe. Hari impamvu nyinshi zishobora gutera umuvuduko ukabije w'amaraso, ariko imyitwarire yawe cyane cyane uko ubaho, ibyo urya n'ibyo unywa biza ku mwanya wa mbere mu gutera iyi ndwara. Dore zimwe mu mpamvu zishobora gutera uyu muvuduko ukabije w'amaraso. Ushobora kuyikomora ku babyeyi bawe cyangwa se iyi ndwara ikagenda iza uko ugenda ugana mu zabukuru. Akenshi burya abantu bari hejuru y'imyaka 45 baba bafite ibyago byinshi byo kurwara indwara y'umuvuduko ukabije w'amaraso. Ikindi gishobora kubitera ni ukuba ufite ibiro byinshi cyangwa se ufite umubyibuho ukabije. Impamvu ibitera ni uko ugenda ubyibuha cyane, ari nako ukenera amaraso menshi kugira ngo ageze umwuka mwiza wa oxygene n'ibindi bitunga umubiri mu bice bitandukanye byawo. Uko rero ukenera amaraso menshi ni nako umuvuduko wayo mu mijyana wiyongera. Hari ukunywa itabi. Itabi rizwiho kongera ako kanya umuvuduko w'amaraso nyuma yo kurinywa. Ikindi nuko bimwe mu bigize itabi bizwiho kwangiza imijyana, turadutsi duto tuvana amaraso mu mutima tuyajyana mu bice bitandukanye by'umubiri, rikatwangiza ku kigero kiri hejuru. Itabi kandi rituma imijyana iba mito cyane, bigatuma umuvuduko wiyongera. Hari ukunywa inzoga nyinshi, hakaza kandi no kurya umunyu mwinshi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima WHO ritanga inama ko burya umuntu ataba agomba kurenza garama 5 z'umunyu ku munsi mu biryo kugira ngo atazagerwaho n'indwara y'umuvuduko ukabije w'amaraso. Hari kandi kurya kenshi ibiryo birimo amavuta menshi, hakaza kudakora imyitozo ngororamubiri, hakaza guhora uhangayitse cyane no guhora na stress, nabyo bishobora gutuma umuvuduko w'amaraso yawe uhora uri hejuru cyane. Abandi bantu bashobora kugerwaho n'ikibazo cy'umuvuduko ukabije w'amaraso ni abantu bafite indwara nka za diabete, impyiko ndetse no kubura ibitotsi. Hari kandi n'ikoreshwa ry'imiti imwe n'imwe naryo rishobora kuzamura umuvuduko ukabije w'amaraso. Muri iyo miti twavuga imiti yo kuboneza urubyaro, imiti y'ibicurane, imiti ifungura imyanya y'ubuhumekero, imiti ikiza ububabare ndetse n'indi itandukanye. Hari ugukoresha ibiyobyabwenge bimwe na bimwe nka kokayine ndetse na heroine byongera bikomeye umuvuduko ukabije w'amaraso. Ubusanzwe habaho ubwoko bubiri bw'umuvuduko ukabije w'amaraso, hari ubwoko bw'ibanze ndetse n'ubwoko bwisumbuye. Ubwa mbere cyangwa se ubu bwoko bw'ibanze nibwo bwoko bugaragara cyane bw'umuvuduko w'amaraso ukabije. Ubu bwoko bukaba bugenda bugaragara uko umuntu agenda akura mu myaka. Hari kandi ubwoko bwa kabiri cyangwa se ubwisumbuyeho, bwo buterwa n'ubundi burwayi cyangwa se ikoreshwa ry'indi miti imwe n'imwe. Ubu bwoko bwa kabiri abahanga mu by'ubuzima bavuga ko buvurwa iyo hakuweho icyabuteye. Hari ibindi bintu nk'imyitozo ngororamubiri, kugira ubwoba cyangwa se ubyutse bishobora gutuma umuvuduko ukabije w'amaraso uzamuka, ariko bitavuze ko umuntu arwaye umuvuduko ukabije w'amaraso.
Abantu benshi bafite umuvuduko ukabije w'amaraso cyangwa se barwaye hypertension nta bimenyetso bakunda kugaragaza kenshi niyo ibipimo byabo biri hejuru cyane. Ukaba usabwa rero kudatinya cyangwa gushidikanya kwipimisha mbere ngo nuko utaragaragaza ibimenyetso. Abantu bake bagaragaza ibimenyetso bashobora nko kuribwa umutwe. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rikaba rivuga ko umuntu umwe muri 3 aterwa umutwe n'umuvuduko ukabije w'amaraso. Abandi bashobora kugira ibimenyetso birimo nko kuzungera, kumva ufite ubwoba cyangwa se udatuje muri wowe, guhumeka insigane, kuva imyuna. Akenshi ariko ibi ntibigaragara cyane, bitangira kugaragara ari uko indwara igeze ku rwego rukabije. Ushobora kwibaza uti ni ryari umuntu ufite umuvuduko ukabije w'amaraso ashobora kugana kwa muganga? Abahanga mu by'ubuzima batanga inama ko buri uko ugeze kwa muganga nibura wakabaye usaba muganga akagupimira uko umuvuduko w'amaraso yawe ugenda. Ibi ariko bikarushaho kwitabwaho cyane n'abantu batangiye kugera mu myaka iri hejuru ya 40. Nyuma yo gusuzumwa na muganga akemeza ko ufite uburwayi bw'umuvuduko ukabije w'amaraso, niwo ukwandikira imiti. Ntugomba na rimwe gufata imiti y'umutima utayandikiwe na muganga nyuma yo kugusuzuma. Reka turebere hamwe ukuntu umuntu ashobora kwirinda iyi ndwara y'umuvuduko ukabije w'amaraso. Nk'uko twabibonye, akenshi iyi ndwara ituruka mu myitwarire yawe mu buzima. Kuyirinda birashoboka cyane. Ibi rero bikaba bisaba guhindura imwe mu myitwarire ishobora kuba yagukururira ibyago byo kurwara iyi ndwara y'umuvuduko ukabije w'amaraso. Icya mbere usabwa ni ukugabanya cyangwa se ukanareka gukoresha cyane umunyu mu byo kurya byawe. Utabishoboye ariko bakugira inama yo kugerageza kugabanya uwo wafataga cyane cyane umubisi. Si ibyo gusa kuko n'ibyo kurya bitunganyirizwa mu nganda byongerwamo umunyu nabyo usabwa kubigabanya. Ikindi, ku bantu banywa itabi basabwa kurireka. Itabi ubwaryo uretse kuba ritera uburwayi bw'ibihaha, rinatera imikorere mibi y'umutima. Niba rero utumagura ku gatabi, ubwo urabyumva ko ubuzima bw'umutima wawe uri kubushyira mu manegeka. Hanyuma kandi gukora imyitozo ngororamubiri nko gutwara igare, koga, kimwe no kugenda n'amaguru, ibi bituma umubiri wawe ubasha gusohora imyanda iwurimo ndetse n'umunyu mu mubiri ukagabanuka. Ibi kandi bikazanagufasha kugabanya cyangwa se kuringaniza ibiro. Urasabwa kandi kugabanya inzoga niba ufata nyinshi. Ubundi bipimo byemewe ni ibirahure 2 by'inzoga. Aha bavuga inzoga idakaze, ni ukuvuga itari hejuru ya alukoro ya 7% ku munsi. Umugabo ntaba yemerewe kurenza ibyo birahure 2 cyangwa se ikirahure kimwe ku mugore. Bakavuga kandi ko umuntu aba agomba kugira iminsi 2 cyangwa se 3 mu cyumweru atanyweye inzoga. Gerageza gufata ifunguro rikize ku mboga n'imbuto buri munsi. Nibiba na ngombwa kandi aba ari byo ugira byinshi ku ifunguro ryawe, kuko bizwi ko imbuto zigira uruhare mu kurwanya indwara z'umutima zinyuranye. Amavuta aboneka mu mafi akize kuri omega 3. Izi ntungamubiri n'urukingo rwiza rw'indwara z'umutima. Ifi nka sardine cyangwa se makerere zikize cyane kuri aya mavuta. Ugirwa inama yo kuzirya cyane kugira ngo ubashe kubona iriya omega 3 kuko ari ingenzi cyane. Gerageza kubaho ubuzima butagira stress, uruhuke bihagije, wishimire ubuzima, unyurwe n'uko ubayeho, ugabanya amahane no guhangayika. Muri make ugira umutima utuje. Reka turebere hamwe uburyo bwo kugabanya uyu muvuduko ukabije w'amaraso. Niba ubyibushye birenze urugero, gabanya ibiro, ugabanye no mu nda. Umuvuduko ukabije w'amaraso wiyongera uko ibiro byawe bigenda byiyongera. Iyo ubyibushye cyane bishobora gutuma udahumeka neza mu gihe uryamye, bikaba byatera ikibazo mu mitemberere y'amaraso mu mubiri, ahatangira kwihuta cyane. Barongera bakagusubiriramo ko ugomba guharanira kurya neza kandi ukarya indyo yuzuye. Kurya indyo yuzuye igizwe n'imbuto, imboga n'ibikomoka ku mata, ariko byagabanijwemo ibinure. Ukagerageza kwirinda ibinure byuzuye na cholesterol, byagufasha kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso ku rugero rugaragara. Ni ingenzi kandi ni na ngombwa kurya ibikungahaye kuri potassium, kuko igabanya ingaruka mbi za sodium cyangwa se wa munyu ku muvuduko ukabije w'amaraso. Potassium nziza niboneka mu mbuto n'imboga kurusha iboneka mu nyongera. Gisha inama muganga urugero rwa potassium ugomba gufata ku munsi kugira ngo bitazarenza urugero. Ugirwa indi nama yo gukora siporo buri gihe. Imyitozo ngororamubiri ya buri munsi byibura iminota 30 igabanya umuvuduko ukabije w'amaraso. Ni ngombwa kuzikora buri munsi cyangwa se iminsi wahisemo mu cyumweru ntuyihindure, kuko iyo uhagaritse kuyikora umuvuduko urongera ukazamuka. Bakugira inama kandi yo kugabanya uyu munyu wa sodium mu biryo byawe. Dr. Beth Abramson, inzobere mu by'ubuvuzi bw'indwara z'umutima wo mu itsinda ryo mu kigo cyo muri Amerika rikurikirana iby'ubuzima bw'umutima n'umuvuduko w'amaraso ukabije, avuga ko uretse ibyo abantu batekereza badashobora kugenzura uko umuvuduko w'amaraso wabo umeze, kandi uyu muvuduko ukabije w'amaraso wica bucece cyangwa se silent killer. Uyu muganga avuga ko byaba byiza abantu bagiye bajya kwa muganga bakipimisha bakamenya uko umuvuduko w'amaraso wabo umeze buri uko bageze kwa muganga.
yavuze ko umuvuduko w'amaraso ukabije ushobora kugabanuka bidasabye imiti yo kwa muganga, akavuga bimwe mu bintu byafasha umuntu kuwugabanya harimo no gukora siporo nk'uko twari tumaze kubivuga haruguru no kugabanya umunyu. Avuga ko gukora siporo bituma umuntu ahumeka cyane ndetse bigatuma umutima utera cyane. Uwo muganga asobanura ko umuntu yahitamo siporo yumva akunda ariko akajya ayikora mu buryo buhoraho ikamubera akamenyero. Avuga ko bidasaba kujya mu nzu zikorerwamo imyitozo ngororamubiri kuko no kugenda gusa bizana impinduka nini ku muntu ufite ikibazo cy'umuvuduko ukabije w'amaraso. Gukora nibura inshuro 3 mu cyumweru zikaba arizo nshuro nkeya umuntu ufite ikibazo cy'umuvuduko ukabije w'amaraso yakabaye yifashisha mu gukora siporo kugira ngo agabanye iki kibazo afite. Gusa avuga ko uko urushaho kuzikora kenshi ari no kurushaho kuringaniza umuvuduko wawe w'amaraso. Hari ubushakashatsi bwagaragaje ko gukora siporo mu minota hagati ya 30 n'isaha mu cyumweru bigabanya umuvuduko w'amaraso ukabije, ariko gukora siporo hagati y'iminota 61 na 90 mu cyumweru bikawugabanya kurushaho. Uyu Dr. Abramson yavuze ko umuntu agomba no kwita ku ndyo ye, akarya indyo iboneye kuko bigira akamaro gakomeye mu kugabanya umuvuduko w'amaraso ukabije, ariko bikanagira akamaro mu gutuma ubuzima buba bwiza muri rusange. Akomeza avuga ko ibi bigomba kujyana no kugabanya kurya inyama zitukura, ukongera kurya imbuto n'imboga byinshi. Reka ngushimire wowe twabanye muri iki kiganiro. Nizere ko wumvisemo byinshi byagufasha kwirinda kugira umuvuduko ukabije w'amaraso. Mu kiganiro cyacu gitaha tuzagaruka no ku muvuduko muke w'amaraso kugira ngo dukomeze kurushaho gusobanukirwa iyi ndwara yica bucece. Komeza kubana natwe kuri General Knowledge Infotainment, isoko y'ubumenyi. Naho ubutaha.